Farida yabanje kugirana ikibazo na nuriya mukobwa ukundana na Gilbert ya Samantha barakundana ariko noneho Gilbert we akaba yarashatse guteretaho Farida ngo nuko byagenze niko ni na Farida bitubwiye Farida agira imitima ibiri ubundi tusko umuntu agira umwe wagira ibiri agira umutima wo gukunda abantu n'umutima wo gukunda ibintu amafaranga ku kantu Allo Bide chérie Bide chérie Ninda tuvugana kuri phone ya Keza Az chérie kweri ungu umaze kunyibagirwa ni Lucky bahaye ikaze rero bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuzwa mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bye bitandukanye mwese ndabasuhuje nshimira by'umwihariko urakoze subscribe ukandika comment ndetse ugasharinga ibiganiro byacu ku nama n'ibitekerezo mugenda mugira abantu tuba twaganirije ndabashimira cyane inama zanyu n'ingira akamaro zifasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi uyu munsi turi kumwe n'umusore cyangwa umugabo kimwe muri ibyo uko biri kose ni kimwe muri ibyo n'ubwa mbere tugiye kuganira kuri n'umugabo yampamagaye ambwira ko yifuza ko tuganira kubw'ikiganiro yabonye ndavuga nta kibazo ambwira ko hari impamvu ashaka ko tuganira ariko reka mbanze muhe ikaze kugira ngo dutangire atwibwira hanyuma tuganire tuziranye tuguhaye ikaze murakoze cyane muratubwira ko mwitwa hanyuma dutangire twese twamenyanye niko kwiza nitwa Lucky Nzeyimana ni wewe oya Lucky gusa ubwo no mushiti kwanza ndaramufana cyane ni umuvandimwe amakuru Lucky ibintu ni sawa cyane biragenda ibintu ni amahoro urakomeye sana kabisa umwaka mushyi witeguye ute rero mwaka mushyi kubona ari ibibazo iminsi mikuru amafaranga yarabuze yanzanitsazi ibyo biri hose amafaranga yo ni hose ntago ari wawe gusa hanyuma warampamagaye ejo bundi umbwira ko wifuza ko tuganira ku muntu bita Farida ntago warambwiyeho ibintu byinshi ariko ndagira ngo noneho muri kano kanya ko twahuye utubwire impamvu wifuza ko kubonana na Farida urumva Farida turaziranye hari uburyo tuziranye biri aho ngaho bisanzwe n'umushiti wanjye bisanzwe ariko ntago we nari nkuzi ntiyakumbwiye ubwo rero wayisumbwira ngo ushaka ngo uhuza nawe ngira amatsiko y'ahantu huriye na Farida kandi ngira amatsiko muri make nagira ngo rero tubwire Farida muhurira hehe kubera icyo umushaka Keza ntago biba byoroshye wamungani wawe ariko buriya byanga bikunze hari impamvu nifuje ko wamuzana Farida ko biri kose irahari niyo dushaka no kumenya Farida rero buri ikintu cyabaye Farida yari wa muntu wanje wafi cyane muraziranye muri make turaziranye sana birinze no kuba tuziranye kwanza bikabiki ubwo twabyita ibirenze kuba muziranye ubwo ni iki cyawe ni mushiki wawe hafi kuba umugore hafi na hafi cyane ni cyane ahubwo ni hafi cyane umuntu wawe hafi kuba umugore reka tumwite umugore kuko niba biri hafi ubwo azanabaho nabwo ntacyo byaba bitwaye rero ntabwo yigeze ambwira kuri wowe ubwo niyo mpamvu nagize amatsiko tuguteze amatwi turacyaguteze amatwi tubwire ko muziranye Farida muziranye hehe muziranye ryari Farida rero tumaranye n'iminsi tumaranye iminsi myinshi cyane kuko Farida kugira ngo menyane nawe hari umushuti wiwe yego akaba yari nka girlfriend w'inshuti yanjye yego biza kuba ngombwa ko nkura Farida mu buryo ni passe mbese ntabwo twabyita passe ahubwo ikintu kiba kiriho ni kwa kundi wenda tuvuga ngo nje kukureba nk'inshuti yanjye nsanzwe uri hamwe inshuti yawe n'inshuti yanjye muhise mumenyana final birumvikana hanyuma ikintu mushakira cyane nurumva muri ubwo ni nk'umugore wawe reka mbivuge hanyuma nzi ko afite umwana Farida nzi ko ari umufiyemeri waba uri umugabo wenyine se w'uwo mwana we se w'umwana nyine afite mukuru
Bo Farida buriya ni umuntu ukomeye kuri njye ariko akabamo no kugorana kwanza ntabwo twavuga ko uwo mwana wa mbere ntabwo ari uwanjye ntago ari uwawe ntabwo ari uwanjye ubwo ariko yivuze Farida ngo ameze nk'umugore mpita numva ko ari we mwabyaranye ariko Farida noneho ubu tuvugana Eh. akaba ntwitiye kwanza aragutwitiye Ya, iranda twita ubwo ni iyawe cyane rwose ubwo se murayifatanyije ariko muri abagabo babiri ahubwo rero Keza reka kubwire wamaye mu minsi yashize nigeze kubona wakoze ikiganiro ndakibona ndavuga hasi kwanza ubundi ibintu byaje gute ubwo biranyobeye ubwo ni ukuvuga ngo Farida nyine ni sheri wawe nirenda twite ni iyawe urabyemera ko ari iyawe uranabizi ko ari iyawe sana niba twaragiye kwa muganga Yego. gukoresha amatesite usanga aratwite ndabona atwite kandi ndabizi neza ko byanga bikunze mbere yo gutwita hari ikintu kibanza kikaba yego kandi icyo kintu cyabayeho cyabayeho biratangaje ahubwo ibyo bintu ari ku rundi ruhande Farida yatubwiye ko inda hari umutipe witwa Gilbert wifite n'ubukwe muri iyi minsi atubwira ko iyo nda ari iye nuze niba ari ugukunda Farida niba ari ugukunda uwo musore niba ari ibiki simbizi kuko we n'uwo musore ndetse n'umudamu we hari utuntu tutari twiza twabe hagati yabo uwo Gilbert yego ujya ubibona Yeah. numva arabibonye ariko aravuga ngo umwana twite n'uwe Gilbert abihakana n'umugore we bifitiye ubukwe tuza no kuvuga tuti uyu muntu arashaka kwica ubukwe bw'undi mwana kubwira umuntu ufite ubukwe ngo aragutwitiye ni ikibazo ku mugeni gikomeye cyane ugiye gukora ubukwe biratuyobera kugeza n'amagingo kare twaracecetse nyine dutegereje kuzumva nyine ahandi bizatobokera none ikintu gitangaje kurusha ibindi ni ukuntu umusore uzavuga ngo iranda ni iyanjye ubundi abandi barayihakana Farida buriya ebana naramukundaga sana ariko Farida naje gusanga ari umwana mubi byahatari mwana uribaza wowe umuntu arikoze ngo inda ngo ntabwo ari iyawe bana ariko nta kintu buriya kivaho kidafite impamvu ese niba Farida azi neza ko mufitanye umubano kugeza aho havuyemo nyine uwo mwana Farida arabizi uzanavuka tunategereje rwose w'umuziranenge ariko agaca akajya gushyira umwana ku wundi muntu urumva ko Farida ku giti cye afite impamvu yabikoze ni ubugome n'ubwenge buke ntabwo nzi nimba ari ubwenge buke ariko uko biri ni ubugome byahatara impamvu yumvikana kuko nanone ni ikibazo ni ikibazo gufata umwana wawe ubizi ko ari wowe ukajya muri make uje kuburana inda yawe sasa ubwo Keza ushaka inda yawe bayigusubize reka mubwire kwanza ubu none ubu tuvugana birasekeje n'ukuri sibyo Farida afite ikibazo Farida si yawe biri aho ngaho nta birenze duhura Farida ajyaga ambwira ukuntu uri umwana mwiza ntari biduhura gutya tuganira sasa wowe kwanza ubu ndashaka umumagarire Farida none tutaramuhamagara rero njye nagira ngo nkwibarize ikintu kimwe ubundi Farida nyine umubano wanyu nyine ntabwo nshaka kumenya niba mubana cyangwa mutabana mu nzu ahubwo nk'umuntu mukundana kugeza aho nyine mugiye kubyarana Farida umubona gute kuko twebwe mfite uko mubona n'abadukurikiye bakagira uko bamubona bitewe n'ibyo akora buriya umuntu ibyo akora biramukwereka Farida navuga ko yakoze ibintu bitari byiza ku muryango wa Gilbert mu mubano we na Gilbert yigiye azanamo utuntu tw'amashyari hagati yabo ye n'umugore twese tukabona ko Farida afite ikibazo niba ari ishyari niba ari kwanza utararengaho ubundi Farida yabanje kugirana ikibazo na nuriya mukobwa ukundana na Gilbert Samantha barakundana ariko noneho Gilbert we akaba yarashatse guteretaho Farida ngo ni uko byagenze niko ni na Farida bitubwiye ashaka kumuteretaho amuterese urumva nyine abajama b'iyi minsi natwe ntago tuba tureba ku ruhande birashoboka ko ari cyanabaye nta wamenye ariko Gilbert aravuga ibi ngibi
byabaye reka birangire birangire ahubwo ngiye mfata umurongo wanjye ngomba kugenderaho. noneho Farida we ntashaka ko birangira. Farida nagashaka ko birangira ugashaka kugira ngo ashwanishe Gilbert n'umukobwa wagiye ikibazo kushinga. nkibaza ni aragukunda cyangwa akunda Gilbert? Farida agira imitima ibiri. ubundi tuzi ko umuntu agira umwe. Yes. wagira ibiri. Agira umutima wo gukunda abantu n'umutima wo gukunda ibintu, amafaranga. ku kantu urakazi se Sana. akunda umuntu n'ibintu. Nawe urabyumva neza cyane. kumbona nawe se umeze neza ubu hari icyo yakuburanye, hari icyo yakubuze wagiye gushaka kwa Gilbert. Gilbert afite ikihe kintu koko ushobora kubona ko meze neza ariko wabona ko ndi kafiri satani. nanone Yes. Ako buriya umfashije kabisa wamamagarira Farida nibura basi kuko Farida ngiye sinyina muhamagara kwanza kugira ngo ubone ahantu Farida abera umuntu mubi cyane ntabwo akitoma tuvugana. ntabwo muvugana se? Yaramburotse nagerageje guhindura amanimero muhamagare shwi. nyine impamvu itakwitaba ni uko azi ibyo yishinze nyine. Rero kuba afite ikintu yishinja kubera ko njyewe nta kintu mushinja nta mutima mubi mufitiye yakagombye kuvuga. Ubundi umubano mfitanye na Lucky ntabwo wagombye kuba ugarukira hano kandi nawe ubwe arabizi neza n'umutima nama we ko atwite. arabizi. Ese nanjye ngasigara nibaza ikibazo umunsi azavuga ko inda atari yanjye ashaka gushyira kuri Gilbert. Ejo Gilbert nawe agakora akantu akavuga no kanemere tugende dukoresha ibizamini agasanga atari uwo azagaruka kureba njyewe ngo nuwa njyewe. Yego. Burya narakubeshya gana njye mba mbona wenda reka nze muhamagare mba mbona Farida afite akabazo kari tekinike utamenya. Nyine agira utuntu tw'amanyanga ni inshuro nyinshi hagiye habaho ibintu agateranya uriya mugabo n'umugore yarangiza nyuma agasaba imbabazi. azi gusaba imbabazi akora ikintu cy'amafuti cy'amanyanga. Farida ukajya kumva ngo mumbabarire ngo naribeshye ni ukuri pe niko yimereye. Farida iyo umuntu yabyaye ubundi aba nyine arakura ariko Farida mba mbona agira utuntu mu mutwe ntazi tujagura nyumvire utamenya kandi akuze. Uzise ko kuba akuze ni kimwe no kumenya gukoresha ubukure bwe nacyo ni ikindi sibyo. Erega kubona abantu ngo barakuze gusa kandi ari ibirano biri aho ngaho tu ari gihagararo. Ariko wibuke ko Farida afite nagwe ko afite imitima ibiri. Afite ibiri ni ikibazo rero ko umuntu afite imitima ibiri abandi bagira umwe. Ibiri ntushaka kumenya n'icyo atekereza. No ariko nyuma ibyo tubyirengagije Farida uramukunda. Farida iyo turi kumwe tuba tumeze neza ibintu ari amahoro. Yego wenda utuntu tw'udubifu nitwabura twato nato ariko nyine tukanabikemura ariko ejo n'ubundi bikongera Farida mbese Farida yabaye nka filime igenda igaruka. Hari n'igihe umuntu utwo tuntu utumukundira. Umuntu ashaka kuba ukunda umuntu ariko twadufuti twe twatunyanga twe ukatumukundira. Utwo tuntu twakora wenda ushaka ko ari twumukundira akavuga ati nyine niko ameze niko ateye ngomba kumwakira. Farida rero Farida kuko urumva nago urakaye kubyo bavuga ngo uramuretse ngo urivumbuye. Farida kumureka nago namureka byarananiye Farida. Nusubugira ngo ano hanze hari abana bameze neza nagombye kuba niwe narafashe mundi ariko Farida nibura nkamukatira tunkavuga Farida bana ndagukarabye ariko byaranze hari neza ibintu yigeze gukorera Gilbert n'umugore abantu baravuga bati Farida yanaroga. Ubwo ntago ndi kubihamya kuganiriza story zagiye ziba kuri Farida kuko urumva niba uri sheri uko biri kose bakurikirana ibiganiro akora. Turi kubinyuramo mu nshamake rero abantu benshi baravuga bati Farida yanaroga. Urumva aba bageni bari bagiye mu murenge Farida afata ururabo rw'umugeni arukubita hasi akagena rupfura. Abantu bati uriya mujinya ntubaho Farida yaroga Farida zaroga uriya mugeni Farida zaroga nyine ibintu nk'ibyo. Watekerezaga iki mu gihe umuntu nyine muri kumwe mukundana akora ibintu nka biriya kuko rubanda nyine ushaka kwanga umuntu ariko ukagezaho ukavuga ati reka njye nijijisha bazi njye mbikora
batareba ariko ni ibintu yakoreye mu ruhame ku rusengero bagiye gusezerana abantu bose barumirwa ku kantu ibintu wowe ku giti cyawe nka sheri we nk'umugabo we wabyakiriye gute uburakaragira kwivumbura bukagira muri we Farida agira ikintu cyo kudatekereza mbere yo kuvuga. Farida arahubuka sana, ariko muko guhubuka nka njyewe nari naramenye buryo ki ngomba kumutwara. Uzi uko mutwara nyine uko guhubuka. Farida tumaranye imyaka harimo imyaka ni myinshi cyane. Harimo imyaka ubwo numvaga ari nk'amezi. Amezi warabyita amezi? Numvaga ari nk'amezi mu myaka. Farida tumaranye imyaka 5 cyangwa 6. Ariko ikintu cyo guhubuka kuri we ntabwo bintungura. Ahubwo wavuze ngo ameze nk'umugore, ahubwo ni umugore wawe, umuntu mubanye okay, mushaka mutabana mu nzu ariko muziranye iyo myaka yose. Niyo mpamvu nakubwiye ko birenze ni hafi cyane yo kuba umudamu. Birumvikana. Ariko Farida yaramemukiye. N'ubu ngo bagenda neza abantu hanze aha abantu bose nawe urabizi. None se akabazo k'amatsiko abasore benshi bakunze kwihakana ikintu cyitwa inda iyo umukobwa cyangwa umuntu avuze ati ndatwite. Ugasanga urabihunze nyine ntushaka no kubyumva, sintera inda bimeze gutya turakemye iyo ndanza gufashiriza nyine, ugasanga bibaye ikibazo hagati yanyu kwa muri babiri. Wowe kuri wowe utandukanye n'abandi basore ku buryo wowe no kuburana none wowe no kuyiburana inda yawe bari bashyize ku wundi muntu. Kuki wowe nyine utameze nk'abo basore bandi ahubwo uri gushaka nyine ko umwana wanjye ko ari kumujyana ahandi kandi ari uwanjye? Nuko ukunda Farida, nuko ni umwana nyine wawe kuko niba ari uwa mbere simbizi, umwana ushaka kwanza banza wemere ko burya umwana w'umuntu arakomeye kwanza. Sibyo na maraso yanjye. Sibyo ejo bundi ushobora kugenda mu muhanda nawe urabizi akabamo ibyago. Ako se ntabwo n'icyo umwana cyazavamo. Nyine aho ngaho uba watekereje nk'umuntu w'umugabo nyine. Umwana birashoboka ko ari nawe uzanshingura. Sindiyo. Ako Farida niba adashaka kunyumva agashaka kumuza stressa. Agenda ngo kwa Gilbert abo ngabo nini na nini sijui. Kwanza mamagarira Farida bana. Basi nanamuvugishe. Akabazo kamwe reka mbe nshaka nimero akabazo ubona Farida gukunda. Farida arankunda ariko wibuke ka kantu nakubwiye k'imitima. Gukunda imitima ibiri agakunda abantu n'ibintu. Farida ashobora kubona nkunda bya danje kandi nanjye nkabibona bitewe n'ukuntu wenda iyo turi kumwe tuba tubayeho ubona ibintu ari amahoro. Ariko ibeshya yazima akabazo gato k'amafaranga ibintu byose ahita bishamburiye, ahita birangira, akabifunyanga byose bigahinduka umwanda. Niyo mpamvu ntekereza ko rero Farida ashaka kuba arankunda byo byanyambyo, sibyo ko ntaguntu twamara n'imyaka 5 cyangwa 6 hagati yaho tudakundana kameye. Ntabwo bishoboka ko bikose rurahari. Ahubwo wenda nuko hazamo kakano ka Farida nyine ko kutamenya no kwihangana. Yego. Ariko ubundi urumva ko hagati yanyu urukundo rurimo rurabira. Reka muguhamagarire. Wamagare ndamukomeye basi numve n'ijwi. Yewe ntago muvugi ngiye kumuha kuri telefone yanjye nyiguhe witabe. Wamagare nacyo. Ubwo kuko ngiye ndamutse muvugishije nkamuguhereza yagirikana. Wayemo mumagare naribi. Se niba atagushaka ubundi kugira ngo ntare buyita kupa. Arabeshera ubusa n'ubundi. Ubundi yezo ry'inzira ari mu nzu aragenda ariko azanyisha kugeza ryari. Biza ariko umuntu njya gukora ikintu nk'icyo. Hari igihe akenshi usanga nyine rwa rukundo agukundaga mbere rutagihari. Sheri wawe, madamu wawe. Allo. Bite Sheri? Bite Sheri? Azi Sheri, kweli ungu umaze kunyibagirwa ni Lucky. Yego ni Lucky. Naragushatse na ndiko gushaka ariko nakubuze. Sinzi ukuntu twabonana.
ahubwo se Fari ibintu byawe nsigaye nirwa mbona ugenda hamwe n'aba dore yahise akupa warebye ubugome bwiwe apfa kumva ko ari lucky ashaka kuba afite n'ikibazo ntabwo ikibazo niba hari ikintu mwe mwarapfise hagati yanyu byibura nabyo birashoboka ushaka kuba mwaragiranye akabazo wenda akaba afite impamvu nanone urumva ntabwo abantu babana babura tuntu bapfa kamwe ntabwo byabura ariko utuntu turaho tw'amafuti tudakomeye ntabwo twatuma ufata icyemezo nka kiriya kugeza ubwo ambroka kuri telefone cyangwa se hari ukuntu umuntu atwita ariko akaba atifuza kubyarira uwo muntu wenda akavuga ati uyu mwana Lucky turakundana ariko sinshaka kumubyarira simbizi nyine ubwo ndi gushakisha impamvu yaba yumvikana yaba yaratumye akora ibintu byose ariko nabwo nyine ni ugushakisha kuri wowe nk'umuntu mwabanye uko biri kose umuntu mumaranye imyaka 5 muba muziranye cyane muziranye bihagije urumva ko uzi kumwihanganira uzi kumutwara nyine nk'umuntu urakara vuba sana kabisa nkawe utekereje utuntu twose ko mwabanye wumva ari nk'iyihe mpamvu yaba yaratumye afata uwo mwanzuro uzi ko mukundanye uzi ko nta kibazo gikomeye mwagiranye ariko akaba kano kanya ari kuvuga ngo umwana wawe si uwawe n'uwundi mugabo uri kumva byaba byaraturutse ku kinini yabitekereza gute yabiterwa n'iki umutima mubi agufitiye se afitiye uriya mushuti wa Gilbert umutima mubi wo kugira ngo Gilbert atagira iterambere ahora naryo ariko nangiye bakazamo kakantu ko kugira ngo ashaka kukumbabaza kwanza kumbabaza kandi ubwo bivuze ngo arashaka gusenyera Gilbert nawe akubabaza yes niko mbitekereza ubwo bivuze ko muri mwese nta numwe akunda kubera ko buriya none sibwo wavuga hagati na Gilbert wavuga kakundana ari wowe niba ari filime ari gukina nyine ni ndashaka gusobanukirwa uretse we wenyine ushaka kutubwira ati impamvu nakoze ibi bintu niyi nanjye ubwanjye nyine sindi kuvuga ngo nose kubona umuntu abo mamagaye ni uranga agenda icyo tubwira akadukupa wowe reka nkohereze mission uzagenda uganire na Farida tuganire ngiye yambeshye ntabwo yakubeshye ko yambwiye ko inshuti yawe yes Farida nawe Farida ashaka kukubeshya ikintu mwicaranye umureba eje akakubwira ngo babarira ngo naribeshye keretse ari wowe ahubwo keretse rimwe bw'ibabiri nkuko adashaka ko muganira iki kibazo ari mwe babiri muhuye ibyo bintu yahishe cyangwa ibyo atifuza ko bimenyekana wowe akabikwibwira nyiri ubwite ni wowe ushaka kumubaza ibyo bintu bikaba byumvikana kuko uri umugabo we reka twe no kubisha uri umugabo we agufitiye umwana ufite byinshi byo kumubaza ni gute njyanira umwana handi wenda akagusubiza ariko njye mubajije yambwira ngo byari by'abagore nyine akanjijisha ariko wowe byibura muri kumwe yaguha igisobanuro ikindi kintu Farida rwose ahari ndabizi ko ibiganiro bireba njye ndamusaba amahoro kuri uriya muryango ugiye kwibanira rwose sinange gusa n'abantu bose Farida ufite umugabo mwiza wo muri Rastamani ufite umugabo byaranze ni ukabyara we reka abandi bana bagiye kwikorera mariage bigende neza kuko gusebanya gutyo nta kintu bimaze ise w'umwana twamubonye aya manyanga yose uri gukora ndikubwira Farida niba yumva yashyire hasi aho gukomezanye n'umugabo wawe umugarukire ureka abandi bana biterera imbere namwe muzakora uko tunabashyingire hubo byaba ari sawa cyane nareke bari bikomereza niba nakunda Gilbert yihangane nyine baramutwaye byaba byiza kuri njyewe hari igihe ukunda umuntu afite n'undi muntu akunda noneho kumwikuramo bikakugora bikajya bikubana ikibazo kandi n'ubundi byararangiye abantu basezeranye bagiye gukora ubukwe nta kindi yabona yarenzaho kirenze ibyo rero natuze ahubwo agaruka inyuma asange papa w'umwana siko bimeze niko byakabaye biri ariko Farida nyine ko adashaka kuvugana na njyewe
ubu kugeza ubu ngubu ntago nahita mbasha kumenya icyo Farida bitekerezaho ahubwo nkawe muvugana ko ngiye yanamburotse kwanza uzamunzanira ariko uriya mugore wawe uzamunzanire basi dukore ikiganiro turi kumwe kwanza. umudamu wawe afite umutima ukomeye. Hari abantu bambwira ati ariko ubundi buriya Farida hari umugabo babana ngo bashobokane mu nzu agira amahane. Ikintu ngewe nzakora nzamuhamagara ariko atazi ko uri buze. Ibyo byo byakunda kuko ndamutse mubwiye ngo Rakinga araza ngo ntago yazi. Nge nzamuhamagara siko tujye kuganira bisanzwe ubundi abone nawe uraje azisaza ariko ntacyo azakora kubera ko nawe ukeneye kuva mu gihirahiro. Byibura ukame ariko uzikurera inda itari yawe wa mugari wasanga atari niyawe ari ni oya kuko buriya Farida nta kuntu umuntu tumenya 6 nari ndamuzi kwanza sibyo muraziranye turaziranye cyane bishatse kuvuga ko na buri kimwe cyose cyaba ari amakuru mba ngifiteho ari amakuru bukiziho. Yes uri kuvanga inda ngo ntago ari ya Lucky ngo se Lucky agomba kubisobanura neza. Lucky ntago byarase agomba kubisobanura neza ukuntu itari yawe. wowe uzamuze na Farida kwanza uyu ndashaka kuzamuhamagara nko kuwa gatandatu nkamubaza nkamubwira nkamusaba ko nge twahura tukaganira hazagira ngo ni ibisanzwe ubundi mubaze mubwire ntibimeze gute abonesha kuko icyo gihe ni nk'ibihe bibazo bibiri wumva uzamubaza by'amatsiko. Farida ikintu cya mbere nabanza nkabaza Farida ikintu ashaka kuri uriya Samantha. Ikintu cya mbere ikibazo cya mbere mfite kuri kubaza Farida kwanza nari niba anabizi anabubona kino kiganiro ndamubajije wewe Farida nibishoboka wumva umutima nama wawe uriho ugukomanga ufate telefone umamagare unsobanurire kwanza ikibazo ndiho nibaza ushaka kikuri Samantha na Gilbert. Samantha mufitanye ikihe kibazo gishobora gutuma udashaka kumuhereza amahoro ko yifitiye bikomereze gahunda kubaka urugo rwiwe wagombye kumwifuriza ahubwo kubaka urugo rwiza kabone ko ni n'umushiti wawe kwanza mwahereye kera muziranye. Ubushuti byo byararangiye mbere yuko ngiye menyana na Farida bari hamwe ariko ubu ngubu nta kintu. Reka twizere ko byibura bwa nyuma na nyuma azagira igisubizo kizima hari ukuntu umuntu afata umwanzuro muzima. Reka twizere ko icyo gihe azakugusubiza igisubizo wumva wifuza icyo gihe namubajije ikibazo kuri kamera namubwiye Farida ushaka iki kuri Samantha akagusubiza icyo ashaka ansubize fata telefone umamagare ni ibintu byoroshye sina ngombwa wenda ngo aze abonanira njyewe muhereje uburenganzira fata telefone aguhamagare nyine mukemura ikibazo. Hari abantu bazi ko gukemura ikibazo ari ukugihunga. Buriya iyo ikibazo cyaje ukagihunga niyo kinakemutse ntabyo umenye ntago bimenye sana kandi ubu muvugana agere kuba byararangiye kera gere kuba binare amahoro ariko uko atinda uko uhunga ikibazo niko kigenda gikomera kurusha mureka ariko buriya nawe ntekereza ko nawe umutima we ntago uzamuhereza amahoro. Farida bafite amahoro arenze n'ayo umuntu udafite ikibazo afite kubera ko ahora yisekera uramubwira ikibazo reka akora no kujijisha n'uburyarya afite ukuntu yigira indyarya ku ruhande rumwe ubundi akakwereka ko muri kumwe so w'ikigali se Kigali no bazo uko bameze ubundi akagusaba imbabazi mbabarira n'ukuri ibintu byabaye naribeshye n'ukuri sinarebye neza akagusaba apfukamye umva handi utazi mwimwe yamara gusaba imbabazi ejo noneho ukabona yakaye noneho byarangiye kabese uyu muntu agira amagambo angahe mu kanwa ke gusa nyine nk'uko mubanye umenya uko umutwara umuntu nk'uwo nguwo ukamenya n'ibyo ugomba kwihanganira
nimba itagomba kwihanganira ko nanone hari igihe umuntu mubana waramenyereye ngo nzi uko mutwara ngo nzi uburyo nyine ngo mureka agakora ibintu bye ariko ukazasanga nyuma bikazarangira agufashe nyine nka wa muntu nyine akora ibyo ashaka. Hari ukuntu umuntu mubana akajya akora ibyo ashaka byose. Buriya ntubona se Farida hari ukuntu uhereza umuntu uburenganzira bwiwe ukamubwira ko Farida gera ngo mbanye nawe kugira ngo nkubangamire cyangwa se nkubuze amahoro nkubuze umutekano. Apana, ukamubwira mbo njyewe nawe turi kumwe ariko icyo yase gukora uzi neza ko kitanezereza tumanze tukiganireho kamworohera tukabiganiraho nkamubwira okay niba ari n'agacupa biranashoboka dore agakunda kubirera ibaze ko anywa inzoga nazinywa none uvuze agacupa uranyibutsa kuri uwo munsi ku murenge wabo ngabo yaje ngaje kwicubuka nyine ngo batabasezeranye noneho anywa inzoga yari kunywa pirimusi avangamo n'indi hari ni rikeri niba ari United hari agacupa ka rikeri yavangagamo ibaze umuntu kunywa pirimusi akavangamo na rikeri adusanga ahantu twari turi kuganirira afite ikirahure n'agacupa mu ntoki ka rikeri aradusindira aradutuka nyine aradusindira aribwo yerekanaga indango dujiberi ngo bu ngo shiri ngo umwana n'uwawe nyine yasinze ariko ngo twe turi gukora ikiganiro kugira ngo twitahire ko ntabwo twazanye ambwani rero wowe Farida ntabwo turi kumwe ntabwo twazanye ntabwo turi butahane reka dusoze ikiganiro cyacu twitahire. Arabyanga ngo njyewe ngo Gilbert ngo shiringa se mo bebe ngo bengo mobera ashaka no kumusoma ashaka no kumusoma navuga se wanyweye iki ahita zitwereka ngo singizi se ngo tutwansindisha ngo nago nge nasinze ngo ndi muzima ndavuga umuntu kwanza umuntu twite agomba kunywa inzoga wenda tubyemera ko yazinywa ariko rikere inzoga naga ari sawa ubundi nuko abantu batabihereza agaciro bikwiye ako ubundi buriya gutwita ukanywa inzoga naga ari sawa noneho rikere ndayibaza uwo mwana tunagomba kunywa inzoga utwite none ukanywa rikere ngo umva ngo ibyo nta birenze ngo ngiwe ngo nta birenze ngo icyo nshaka rero ngo kandi umwana arumva yatubwiye ko umwana ari we wishaka umwana ashaka pirimusi na rikere hari ibintu ngo umubyeyi atwitira umwana akabitwira umwana ari bya ubwo umwana wawe umenye ko anywa rikeri akanywa na byeri kandi kimubyeyi afashe n'umwana aracyakira iki cyo ukizi mba mudaherukana ubu niko ibintu bisigaye bimeze umwana wawe ni umusinzi ubwo ni umusinzi ku rwego ntanavuge byeri yonyine na rikeri ariko byose biterwa na Farida ubundi niwe kubera ko biterwa na Farida kubera ko Farida ari we yiri byose buriya turi kugana ku musozi hari abantu bari buze kukubona bwa mbere nk'umusheri we cyangwa nk'umugabo we bitewe n'uko bamuzi ubwo nabo hari uko baza kugufata nyine ariko ndabasaba impamvu tuba tuganire gutya cyangwa se ukaza tukaganira gutya uba ukeneye inama z'abantu uba ukeneye no guhura n'uwo muntu ushaka kuko niba atakwita banjye akaba yitaba birashoboka ko nabahuza abantu mudukurikiye rero mujye mwandika muri komenti inama nyine ese wowe uri lucky wakora iki wabigenza ute wumvise ko wateye inda umuntu mwana banye mu nzu akayishyira ku wundi mugabo wabyitwaramo gute ubwo rero ndabasaba kujya mubagira inama ndetse na Farida tukazizira kazashyira agahinduka byanya byinshi tukamubona ko yahindutse reka dusoreze hano mu kiganiro cy'ubutaha.